muri nukuri kwimanurana ni urushaka cyo koze ruravuye kaye cyakora ufite ibyo urata cyakoze hashatse Sano nawe ndakwiyamye urumva ndakwiyamye urumva ese kuzi gushya uramwana yabaye Dr. Papi amakurusi cyane meze umuringa long time naragiye hanze ariko nasize ufite umwana w'imyaka 2 uze kamaze kugira imyaka 6 cyane ungu yarakuze okay ni byiza yitwa ndese ungu nyine umwana wanjye yitwa Juru ibuka ko asize akiri umwana okay ni byiza cyane okay none hari ngo tanzika komande okay ni byiza cyane ntabwo ari kunyenda ntanywa nta kibazo tutatu nta kibazo ya Chérie Sabe Yes babe Ngwino wereke akantu mbonye Twikize Ngwino mwereke Chérie abantu bakoze agaposte keza S02 kirarenze ewana nizere ko natwe ko tuzatumeze burya twe ntawe turakoresha nakanga tuzakoresha kurenza akoze Chérie wasundi yagiye ko nigeze mubona ubu ntiyari kumfasha imirimo ibintu byo guteka amaboko agasanga bimeze fresh sha byo yakagufashisha cyasenda nakwizeye nawe wabyifasha ariko nyine uwase ntago ahari rero ntabwo tukibana yaragiye hashize imyaka ariko buriya uwase yambereye imfura yambereye imfura kuko uribuka igihe yabaga ahangaha hari agatipe bakundanaga ngo bashakaga kundi imitungo nibwo kamushukaga uratekereza kugira ngo umuntu mube mukundana deni amuciro nyinga nyuma nyine amuvemo nyine abimbwire ayisoye wasi ntacyo umuntu ushinze akazi Accessory igihe wase yagendeye na gasouvenir yagusigiye of course ahubwo mishu akuntu sonoza ko utuntu tumwe na tumwe ugenda ukazanira mama kakavi akunze kugira ngo tuze kwandika umutima cyiza ahubwo Chérie nungutse igitekerezo yatekereza Chérie ari mushuti wanjye bizi ibintu byo guteka wamuhamagara nkamubaza ko nta kazi afite akaza akamfasha gutegura amabukwe ni umuntu ukomeye it's a good idea be kuko uratekereza mama amahirwe twagize nuko yaraye kuri hoteli utekereza yabinsa kujya kumutora kuri airport Chérie njye kuzana Chérie fast kandi Chérie uzampate Sazina gusa ko ariko mana yanjye wewe buri gihe uhorana ibibazo akose Sano nzakugire sha bintu wirwamo nje ntago mba mbyumva neza buri gihe kuki wagiye ukura ako Bigwi wajyuma gahenge ari njese Bigwi tumaze imyaka 7 twimutse byo ndabizi kwaje nahanze ko ngiye gufatisha nkagira ubuzima nk'abandi basore nanjye nkaba umukire none urashekeje ubwo akiziritse ku muhoro nyine birangira kawuturikije namishuro urukundo rwanjye nakundaga nanumvishe ngo none ngafite akose nanubu uracyatekereza mishu Sano kiba umuntu mukuru mishu ntago ari we mukobwa uba mu Rwanda wenyine Bigwi
utekereza amasezerano yawe twagiranye? oya ahubwo reka duhindure pashi. Ese ubundi ko mbona ibintu bitunganye neza, Juru yagiye hehe? Ijuru ntabwo nigeze mubona kuva mu gitondo. Iki hashize nk'amasaha 2 namubona. uyu mwana se yaba yagiye he mwukabyara? Juru hakusi urahamagara umwana utazi naho yagiye? mba numva mpangayitse pe. ngo uriya mwana nzi yuko hamagara cyane. Juru ubwo se yagiye gukina n'abandi bana nk'uko ajya agenda? ko se mwukabyara mwe do Bigwi dore baho kicaye ziko kigunze reka mwazanisha. Ngo Bigwi abayitaye ku mwana sikaruwe akamwitaho neza nta kibazo. Dr. Papi warakoze cyane kumvisha Bigwi yuko ashobora kuba nawe yabyara. Ubu ngubu tuvugana iyaba wenda yarabyumvishe ukundi nshobora kuba narangaye n'umwana wanjye. ariko umurenga tuza rwose turi kumwe nzagufasha rwose ibyo bimpariye rwose nta kibazo. Nanjye ndabishima. umurenga nibyo nakubwiye uriya cyagiye nkoresha amakosa akomeye cyane. uriya biriya biramutse bimenyekanye diporome yanjye bayica urumva, noneho barangiza bakamfunga igifungo cy'imyaka ntabasha no kurondogwa. Dr. Papi ntugire ikibazo, urabizi neza ko ibanga ryanjye riri hagati yanjye nawe kandi isezerano ni isezerano, ahubwo ikibazo ni kimwe. umunsi Bigwi yambwiye ngo dukurikize uramo yibyo What? Mwiriwe ni karibu, murashaka iki? Ji nanga y'inyange. Ji y'inyange ni 800. Mayoneze. Mayoneze ni 3,500. Imna ji ebyiri. Okay. Ndakindi tubaha. Mayoneze. Sorry bari bamugaye. Nta kibazo. Ndakindi tubaha. Fagitire. Sorry gati. Sikaye ka Mutoni kari kamamagaye, kangamagare none amayinite gafite banze numve. Hello? Mutogo wahageze? Hehe. Ngwino nyine ngiye ndi hano kwa Maseri niho ndarutunaye ndi kugura. Ko se nabuze ko ibintu byashyushye. Ngwino hansange. Yego. Sawa. igitangaza. uyu se siwe Urarwaye? uno mwana yabaye Juru bebe urarwaye? Sorry urumva ubabara he? Umutwe no munda? Oya mujyane kwa muganga. Bigwi inyama z'umwana ararwaye cyangwa kubikirensa uko yicaye hari igihe uko se twe twari twamuguze cyangwa kumbuye mama. Ukumbuye mama ajyane mu nzu kabekarya. Reka ngajyane mu nzu kabekarya. ariko nukuri ndahangayitse. Juru tugende uburyamye mama araje. Mama araje sibyo? Mama aragukunda. Gusa uyu mugore waba yagiye he ko? Umwana agiye kundembana ubu se ndamushyira mu mugongo. Mpamagara umumotari se. Ntabwo ari wowe wamubyaye se uramuheka. Heka umwana umujyane kwa muganga. Naho ubundi Bigwi Ndakumva Sano. ese ko umuringa yagiye. Fata umwana nyine ufate inkosha muheka umujyane kwa muganga. Ariko ntabwo mbyumva. Ariko Bigwi Duteze yombi. urujya witegereza Juru. Amaze kuba gakumi pe. Bamwitegereza neza. Akana keza. Umva kuva mu wanjye. Uwa mbere. Juru akaba uwanjye. Kuva mu wa kabiri
umwana iki mu wa gatatu abo wakanga aba yakoze dide ese burawe nta kintu bitekereza mbitekerezaho iki mba namushyizeho umuhati reba Karori data wacu oya mumbwira n'ibikote bibi umfase ikirizura yabaguhanyuma birotize nyogokuru yajyaga zitwereka reba nawe mukuru wanjye rakarakara ntukiremo iki umwanya wa hafi wabaye si wabaye wa 39 n'abanyeshuri 42 Sano ndakwiyamye pe ndakwiyamye nditunze kurakara sibyo reka kurakara twumvikana buriyo witegereje ijuru ubona ngiye sinzi ukuntu mba nabisobanukirwa neza ariko ibyo ngibyo bibitindaho umwana aba yabonye umwanya wo kwiga twebwe twirwaga twiruka inyuma y'ihene ninde wagiye kwahira ninde wagiye kuvoma gukura ibijumba kugira gute dore yuko nta na mushiki wacu hari namaze Bigwi uramonda sino nushaka kubyemera iyo witoje ucunga Juru neza umwitegereze neza ibyo reba karenge ka Juru karanyurutse neza n'inzara nziza ndende biriya ni ibirenge by'imfura none se uzareba ibirenge bya data wacu Karori na Karisi n'icyo kirenge cyawe ni ibintu bifite amano akunja nyine amano utamenya ese uriya mwana kiriya kirenge yagikuye ako Sano Bigwi reka nkubwize ukuri keretse nimba yarakurikije kwa nyina wawe keretse nimba yarakurikije ibirenge byo kwa mama we wahereye ku bwenge iki sinzi icyo nshakaho njye buriya mbona n'ubwenge ashobora kuba yarakurikije umuringa ariko uzi ukuntu buriya umuringa ari umunyabwenge ariko tuvuga ibindi tubisubire ubundi umuringa yagiye uramumbaza se ngendarana nawe igihe nakubwire cyo umva nkubwire umaze kunsuzugura uransuzugura ubwo icyo ni igisubizo wakambwiye none se ari nge nawe wakamenya aho yagiye ni he cyo ko se ubwo wenda yagiye wenda ubwo hari uwo bagiye kubona nta kibazo urakandome hari ubwo bagiye kubona bagiye cyangwa se ashobore kuba yagiye kwa Sabi biranashoboka numvishe ngo hariyo n'ibirori ngo ariko ntabwo yajya kwa Sabi ngo uyu munsi mama wa Sabi ngo ari buze ubwo wenda hariyo ibirori niho yagiye kwa Sabi twagezwagayo na Bonete none Bonete yiyemeje kujya kure y'urukundo rwe gusa Imana izamubabarire bimuhire pe none se ubukwe bwo nzabutaha umwana yanjye mami neza mwana wanjye uraho mama ni wowe uraho welcome murakoze sikwananutse cyane usigaye utereka n'imisatsi yo mana yanjye we cyane mama zaramufashe namufashe mama ni karibu mwana we karibu meze neza boy tugere nkubwira nyine impamvu ko agiye kuba ingumba washimishije zagaruka sibyo bye kandi twakoze yego ese n'iki cyatumye mpamagara urabona koze susko nakubwiye ibyanjye nasabye urukundo
urukundo ruraka reka ye ubu rero mabukwe agiye koza ndagira ngo zumfashe nyine ibintu byo mu gikoni guteka no kumwakira urabizi nanjye guteka nyine wapi pe cyane urabizi nyine utuntu tw'utururi nanjye nyine yumva harashya ikirori kiri saa moya nyine araza tumwakira ariko kumwakira bya nyirizina biri saa moya arabahahiye harashya n'abashuti bose barabahari muze kwibagira urabona ukuntu usa ariko ubu ngubu ubona uri umubyeyi w'umwana w'imyaka 7 ubu ngubu ubu byibaza ahindukira nakubwiye ngo kuba n'ababyeyi nakuvuze ko ubwo se wambaye neza ibitenge narabiguze ni umutako wari mu ivarise kuba nambaye gutya rimwe se nibyo bitumye mbwira gutya umwana yarwaye umuri nukuri kwimanurana urushaka cyo kuzerura vuye reka ye cyo kurufite ibyo urata cyakoze hashatse Sano nawe ndakwiyamye urumva ndakwiyamye urumva ese kuzi gushya uramwana yabanjye ntabwo ari gukina ngakina umwana aroroshe Juru naza ukabona ari gukina mwihorere ndekera umwana barakuzi umuri mumaze muri mwicaye nyine hari umwana reka mwiteho nta kibazo tujye muri mwicaye utanyikandagirira ubabuze uko wiyenza ntago ari ukwiyenza umuri erega nawe uravuga ugakabya erega nawe uba wagiye ugatinda nose natinze ubu nagenda atinda ngiye iminota ingahe gutinda se gusa ahubwo ko wahaye Sano umwanya wo kunserereza guserereza gute se kandi ndeka ubusanze umutima wanjye urimo gutera nabi umbabarire cyo ukora niba ngutuye umunabo nsanganye wasanga wari wabiteguye oya ntabwo nabiteguye gikundiro reka tubyihorere nyine nabi nizere yuko ubyibagiye rwose akabirabye bikaba ari akanyuzemo nose ubundi ruguye ndakumva umuri kuri buriya Sano n'ibiki yari ari kubisereza byihorere rwose ngaho ngo umwana ntidusanga umwanya ntiduhanyije ubwenge ewe ngabo wa mbere ngo nta wundi mwanya ngo mbega nyumvishaga yuko ntari umubyeyi niko no byumvaga ngewe ntago bazi yuko wambaye ikirezi ko katamenya ko kera nose ubu ninde ukurusha ubwenge bwawe mwiza gusa umuri cyane rwose uziko ntari nzi ko nanjye nzi ubwenge wayurase kandi wirira mu rugo umuri ariko ntabwo ubibona reba uko ngenza reba uko ngenza pe kiwe madisi umunsi ni iki ibyo tuba tubyihoreye gusa ikibazo ndabona wananutse wananutse cyane ahubwo ngo wananutse urimo kwicuza impamvu nagusize none iyo batujyanye uba umeze nkanjye nta kibazo uba ufite siko numvaga mbaye ubuzima bwiza ukaba ungana gutyo reba n'ukuntu imisatsi yawe isigaye yabaye cyangwa nibyo bigezweho muri Kigali ko mutereka imisatsi nibyo bigezweho ariko nyine mandi guteganya no kuyogoshesha uziyogoshesha se cyane mama nyine sinagereza mbere yo kugira icyo tuvuga kuri se tumaze icyo kuvuga niba nta kintu twamaze kugira ngo tukore tutabanje kuvuga
mukobwa ubundi nubahe umukobwa wambara ubusa umeze ariko kuriya namukobwa ngaho mbabare bambwira ubundi muri kuriya mukobwa yiga uhese uriya mbonye wambara ubusa uriya ndakubwiye ngo ese ubundi wa mukobwa wundi mwakundanaga yagiye agana ko nzi ko yari inshuti yawe ko wamukundaga cyane nanjye ko nari maze kumwakira mwapfuye iki ngaho binsobanurire neza kugira ngo uzane kari agakobwa kambara ubusa manyine mukobwa n'ubwo muri bakuriya nyine niwe dukundana kandi mbona itari tutari turi guhuza ibikize mutahuzaga nyine ngo mukobwa n'amazi nubwo uri kumubona kure ariko wa wundi ntabwo imico nyine ntabwo byagize ntabwo mbyumva njye ntabwo mbyumva uriya mukobwa ntabwo mbyumva uriya mukobwa simushaka ikindi none aho mpagarariye aha ngaha mbone yasohotse muri iriya nzu